Ava TV show. Dore inzozi zigaragaza ko ubuzima bwawe buhindutse bubaye bwiza cyangwa se amateka yawe ahindutse. Muri make hano urota izi inzozi ujye ushima Imana kandi ushimire na buri mwese wagusengeye bitewe nuko ubuzima bwawe barahindutse ndetse amateka yawe arahindutse. Ababonaga ko nta kintu uzageraho ugiye kureka yuko ibintu byose bishoboka kubera Imana. Muri makeya ugiye kubereka yuko ibintu byose bishoboka bitewe nuko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Muri make izi inzozi nuzirota ujye umenya ko umugisha w'Imana ugiye kuboneka mu biganza byawe ndetse buri kimwe cyose ufite imbere y'amaso yawe cyangwa se werekeje amaboko kugira ngo uhirwe ugiye guhirwa. Muri make izi inzozi nuzirota ko uko waba zirose kose ujye umenya ko umugisha winjiye aho uba ndetse no mu rugo rwawe ndetse no ku muryango wawe n'inshuti zawe cyane cyane kuri wowe. Reka dukomeze inzozi za mbere. Ariko mbere ko tanya inzozi za mbere ngiye mwumva ni Mr Alex uba utarakora subscribe kanda subscribe kande kora akazogera nako gafungure aho hasi harandura ndetse subscribe kirikaho ubundi tukanda nakazogera uraba dukurikiranye ndetse ukoze subscribe ku buryo icyo tuzadushyiraho umunsi kundi uzajya ubamambira agomba kukisobanukirwa no kukigeraho mbere. Reka dukomeze inzozi za mbere. Inzozi za mbere kurota uroba amafi. Kurota uroba amafi ni ikintu cyiza kandi ni ikimenyetso cyiza Imana ibikugaragariza yuko iri mu ruhande rwawe. Ese ni mu ruhande rwawe gute? Mu bikorwa ukora muri buri kimwe cyose werekeje amaboko Imana iri mu ruhande rwawe. Urugero ushobora kuba ufite akazi ariko ukahora ubuhora ubona nta nego, muri makeya nta nego gafite yuko watera imbere ukagera kure. Urugero uri umusekirite ubona amafaranga iteka ryose aca mu myanya y'ibiganza imyanya y'intoki. Muri makeya ukabona ibintu byose ukora nta nyungu bigiramo. Urakora ariko nta kintu wavuga uti iki kintu kizangiza kuri. Muri makeya ukora by'uyu munsi ariko nta gukora by'uku kwezi cyangwa se by'uyu mwaka ariko nta gukora uvuga uti muri makeya nzabika wenda nanjye ngira ikintu nigezaho nubaka inzu n'ibindi bitandukanye. Muri makeya uba mu buzima bwo kwihugiraho no kwizengurukaho nta kintu na kimwe ugeraho. Nurota izi inzozi rero warobye amafi ujye umenya ko akazi kawe karahindutse mbere na mbere. Kimwe nuko nanone ushobora kuguma muri ako kazi kandi Imana ikaguheramo umugisha mwinshi cyane. Urugero ushaka kuzana abantu terankunga, abantu bashaka kuguhindura akazi, abantu bashaka kugufasha mu buryo butandukanye, abantu bashobora kuguhereza nyine muri make abafite imigisha yawe bose Imana ishobora kutibazana ikabahuza nawe, then yamara kubahuza nawe ikaguhereza umugisha. Muri make n'urota ufite amafi akazi waba ukora kose ujye utekereza yuko ushobora kugahindurirwa cyangwa se nanone kakaguka muri makeya ukabona umugisha. Ushobora kuba uri umusekirite nko nabivuze ukahita ukurira abasekirite muri make ugahembwa umushahara uruta uwo wari ufite. Iyo uri umuntu ufite ubwenge utumenya icyo bita saving udutangira gusavinga n'ibindi bitandukanye. Reka dukomeze inzozi za kabiri zigaragaza yuko uhiriwe ku Mana kandi kufite umugisha mwinshi uturutse ku Mana. Muri makeya nta mwanya wo gutakaza ufite aho gufite umwanya kwegera Imana gusa ubundi ikaguha umugisha. Kambasobanura n'izindi nzozi za kabiri zigaragaza yuko uhiriwe ku Mana. Izi nzozi nuzirota ujye umenya yuko nazo uhiriwe ku Mana kandi ufite umugisha mwinshi mu biganza byawe ugutegereje. Okay, reka dukomeze. Inzozi za kabiri ni ukurota uri ku ishuri. Ese ushobora kwibaza impamvu mvuze yuko ishuri ni ikintu cyiza uri kwiga cyangwa se ukarota wambaye uniform uri mu kigo cy'ishuri. Izi nzozi nuzirota ugishima Imana nanone bitewe nuko Imana ibikubwiye yuko hari ikintu igiye gukora gikomeye kandi gitangaje mu buzima bwawe. Muri make izi nzozi nuzirota ujye ushima Imana kandi uyihimbaze bitewe nuko ibikweretse yuko iri mu ruhande rwawe. Ese ushobora kwibaza impamvu mvuze yuko ishuri risobanura ibyo bintu bikagucanga. Impamvu mvuze ko ishuri risobanura ibyo bintu risobanura ikintu cyiza ni ukubera yuko ishuri ni ikigerezo cyiza mbere y'umugisha kandi ni ikintu cyiza. Urugero reka nkunda kurutanga nk'urugero ushobora kubona Imana ishobora kubona igiye kuguha amafaranga kandi utaramenyera icyo bita kumenyera kubaho udafite amafaranga. Utaramenyera kubaho udafite amafaranga ngo ubanze umenye ngo ese kuba mu buzima budafite amafaranga ubundi bimera gute. Muri make waravukiye mu mafaranga cyangwa se ufite amafaranga iwanyu cyangwa usanzwe nayo afite, Imana ishaka kukuyegereza ishaka kuguha undi mugisha urenze kuri uwo. Ikabana ni guha amafaranga utarabanza kwiga kuca mu buzima bw'uko ntayo ufite ntago uzafata abandi babaye mu buzima nk'ubwawe neza. Muri make bikaba ngombwa yuko icisha mu buryo bwo kutuma nta mafaranga ubona then ikagera aho ngaho ikugisha kubaho nta mafaranga. Muri makeya ukamenya icyo bita kubaho nta mafaranga. Ubundi igihe cyagera ikakuraho bya bintu byose byatuma gubura amafaranga ikagwa amafaranga. Icyo gihe ikiza cyabyo ni icyerero. Icyo gihe wibuka babandi batafite bitewe nuko nabwo ubuzima bunyuzemo. Ariko hari nk'umuntu kuri uyu munota utafasha abandi bitewe nuko ubwo buzima ntazi uko bumera. Hari umutafasha abandi bitewe nuko ntazi uko kuyabura bimera. Ikindi cya kabiri izindi nzozi za gatatu zigaragaza yuko uhiriwe ku Mana. Nurota uri kuvoma.
n'urota uri kuvoma ujye umenya ko uhiriwe ku Mana. Imana iguhaye umugisha muri buri kimwe cyose werekezaho amaboko. Niba urwaye urakize, muri ukuri munota hari abantu bari kundeba urugero barwaye bari mu buriri cyangwa se kwa muganga ariko bazi yuko nabo bafite ikibazo. Muri makeya niba wararose uri kuvoma ukaba urwaye kuri uyu munota, ndakubwira yuko Imana ari iguhaye isiri yuko nukora iki kintu ngiye kubwira uzabona umugisha wayo. Muri makeya kuvoma mundi bisonuye gusenga. Nusenga uzahabwa umugisha w'Imana. Muri make nuburo turi kuvoma jye umenye ko Imana iguhaye isiri ryuko ugomba gusenga ikagira ikintu ihindura mu buzima bwawe, hakagira ikintu isaba muri make bitewe nuko wavomye ikaguha umugisha. Nuburo turi kuvoma jye umenye ko Imana ikubwiye ngo senga, hari ikintu kiza ngiye gukora mu buzima bwawe cyangwa se hari ikintu ngiye guhindura mu buzima bwawe. Gusa nanone nuzirota ukazirengagiza, nusenge nkuko ubisabwe, umenye yuko nyine niba hari ikintu wifuzaga mu buzima bwawe uzagitegereza ukihebe cyangwa se ukibure bitewe nuko yagucira isiri ryo gusenga urabyirengagiza. Kuri uyu munota niba ugejeje kuri uyu munota ukaba warazirose kera ariko ukaba utarabikora, senga kuko igihe cyo gusenga cyura cyagifite. Imana nigirambirwa ihora itegereje abayo. Muri makeya senga, kurota uvoma no gusenga, senga kuko hari icyo Imana ishaka kugukorera. Imana yakubwiye ngo senga, hari ikintu nifuza kugukorera mu buzima bwawe, nkagikuraho cyahoraga kiguhoraho, cyaguhoragaho kikuzengurukaho, cyifuza yuko nta kintu wagera, cyifuza ko nta terambere, cyifuza yuko muri makeya nta kintu kimwe wazigezaho. Izi nizo zizakane nanone kandi zigaragaza yuko Imana iguhindura amateka kandi yifuza yuko wayegera ukayiba hafi. Ni izi ngizi. Kurota wasubiye iwanyu si ikintu cyiza, ariko nanone ni cyiza bitewe nuko Imana kikweretse. Kurota wasubiye iwanyu ni inyatsi, kubaho nta kintu geraho. Kandi niba warigeze kurota izi nzozi, ndakeka yuko nawe ubizi. Hari igihe umuntu arota izi nzozi yasubiye iwabo, bivuze yuko ari ukubaho mu buzima utagira ikintu yigezaho, mu kubaho yizengurukaho, mu kubaho akora ibintu byose ariko nta nyungu nimwe abibona. Muri make niba wararose nawe izi nzozi, utangire usenge Imana bitewe nuko yabikweretse kubwira ko ari inyatsi. Ni ikintu cyiza ko yabikweretse kugira ngo usenge ibikureho. Ntabwo yabikweretse kugira ngo ubirebere gutyo gusa, yabikweretse kugira ngo usenge ibikureho. Niba ujya urota wasubiye iwanyu, umenye ko atari ikintu cyiza, ariko nanone ari ikintu cyiza bitewe nuko Imana yabikweretse kugira ngo bisengere biveho. Muri makeya ushaka gusubira iwanyu kandi si iterambere gusubira iwanyu. Niba wibanaga cyangwa ubahana runaka ukarota usubira iwanyu si iterambere. Muri makeya ahubwo no gusubira inyuma, ni inyatsi. Niba wakoraga ntibizagenda, niba hari ikintu wabonaga muri ro minsi, guhera uwo munsi warose inzozi bizagenda bihagara gake. Muri makeya uhora urwana no kuko wakora ngo winjize ariko ntiwinjize. Muri make Imana ibikweretse kugira ngo usenge. Ntudasenga uzaba wizize. Ntabwo Imana wabirenganyiza bitewe nuko iba yarakubwiye ikintu ukora mbere yuko ikintu kiba. Izi ni inzozi za gatanu rero. Izi ni inzozi za gatanu zindi nazo zigaragaza yuko uri mu mugambi w'Imana kandi igukunda ndetse ikwibuka ndetse ikwitayeho umunsi ku wundi ndetse ikwishimira. Kurota ujya mu ndege, ujye umenya ko ari umugisha kandi umugisha mugari ushaka kwambukiranya ibihugu ndetse ushobora kwambukiranya isi. Muri make ikazenguruka isi uko ubyiyumvamo. Nurota buri indege ujye umenya ko amateka yawe ahindutse. Umugisha urahindutse, ugiye kuba icyitegererezo mu miryango, ugiye kuba icyitegererezo ku nshuti n'abavandimwe, ugiye kuba icyitegererezo cyiza cyuko wasenze Imana. Imana umuntu yarotesheje indege abayikorera. Ushaka kutayikorera mu buryo bwo gusenga no kuririmba no mu bundi buryo butandukanye, cyangwa kwigisha ijambo ry'Imana ukayikora mu bundi buryo bwitwa gufasha abantu cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Muri make hari uburyo bwinshi butandukanye wakoreramo Imana utarinze ujya mu rusengero cyangwa se unarujyamo. Aho waje buri hose umutima wawe niba ukwemera gukorera Imana, jya uyikorera uko ubyiyumvamo, jya uyikorera bitewe nuko ni byiza kandi ni by'umugisha. Nurota wagiye mu ndege jya umenya ko ukorera Imana aho ugiye kuguhereza umugisha bitewe nuko wayikoreye. Indege ni ikintu cyiza, imenyesha umugisha, imenyesha amahirwe mashya, imenyesha guhindurirwa amateka, imenyesha gutera imbere ku buryo uzibuka nabo mwafatanyije urugendo. Muri make ni gutera imbere ukomeye cyane. Imana ibikweretse izakugira umugisha ku bantu, izakugira umugisha ku mahanga, izakugira umugisha muri buri kimwe cyose uzerekezaho amaboko, kizahirwa abo uzerekezaho amaboko bazahirwa. Muri makeya ikintu cyose uzakora cyangwa se uzafasha mu bandi kizaba icyumugisha. Urugero hari uburyo umuntu ashobora gufungura business ukerekezamo ubufasha bwawe, umuntu nawe azahirwa. Reka dukomeze inzozi za gatandatu zigaragaza ko uri umugisha kandi ufite umumaro mwinshi ku Mana. Muri make Imana igukunda kandi igiye guhindura amateka. Inzozi za gatandatu ni izihe? Urufunguzo. Muri make kurota urufunguzo, ujye umenye ko ari ikintu cyiza. Kurota urufunguzo ni ikimenyetso Imana ibiguhaye kubwira uti ufite imigisha mu biganza byawe. Muri make nakohereje umugisha ni wowe ufite mu biganza, uretse ko hari ibyo ububura ako kanya.
ubu buri kintu bita gufungura bishatse kuvuga iki? Gufungura no kwegera Imana. Niba warigeze kurota urufunguzo, umenye ko ufite imigisha yawe y'ibyo usaba byose mu biganza byawe, ariko ukabubura kwegera Imana gusa. Muri make ya kwegera Imana cyane. Kwegera Imana mu buryo, kwegera Imana mu buryo bwo gusenga. Gusenga ntabwo ari ukwikwatagura cyangwa kwivunagura. Ushobora kuba wasenga unicaye ahantu uri mu mutima wawe, nta muntu bimenye, ariko mu mutima wawe ugasenga uvuga uti Imana, ibyanjye ndabisengeye nibisohore mu izina rya Yesu. Niyo wasenga iryo sengesho ukati wigendera, muri make wowe kupfubishyize mu mutima kandi wumvishe ko Imana iri kumwe nawe. Imana irabikora nta kabuza. Imana yabikora nta kabuza. Icyatuma cyose bitaba ibikuraho, cyangwa se icyatuma cyose umugisha utakugeraho igikuraho. Wowe ubura gufungura ariko gusenga. Icyo usabwa no gusenga ukegera Imana, ubundi Imana ikumva gusenga kwawe kandi ikashyira mu bikorwa ibyo uyisabye, kuko Imana yumvira abayumvira, ndetse isanga abayisanga, abayegera nibo yegera. Muri make ni wegera Imana nawe izakwegera. Ndetse abonga kujya babona urufunguzo nabo barabivunikiye, barasenze. Uzabaza umukiro wari wese umubaza uti ese wageze kuri iki n'iki byaraciye he? Azakubwira yuko nawe yavunitse. Nta muntu ugera ku kintu cyiza ataravunitse. Uwo ari we wese abafite baba baravunitse mu buryo butandukanye, ko baba baravunitse. Nta nzira yo gukira cyangwa se kugira ikintu ugera mu buzima bwawe, cyangwa se kugira ikimana gukora mu buzima bwawe kitanyuze mu kuvunika. Uzavunika, wongera uvunike, ndetse ubone umugisha. Kandi uko uvunika cyane niko uzahembwa cyane. Ntutekereza yuko umuntu wavunitse cyane azahembwa n'umuntu wavunitse gake. No, ahubwo umuntu wavunitse gake ntahisha gake, naha agaciro ibintu ari afite, ariko umuntu wavunitse cyane abiha agaciro. Nk'urugero, umuntu wavukiye iwabo nta kintu kibayo, akaba mu buzima bwa struggling, ugasanga nyine mu buzima bwe wose ni ukurwana, ashaka kubita ipfunsi hirya no hino, yarabuze ikintu kimwe yakwakira cyitwa umugisha cyangwa se amafaranga. Imana niba umugiriye amahirwe ikamuhereza umugisha, azamenya uko awukoresha kandi azawukoresha neza bitewe nuko yarawubonye kandi yawubonye ukeneye. Gusa hari umuntu uzawubona bitewe nuko yarasanzwe awufite, ntanyururwe nabyo gukumva ashaka ibindi birenzeho. Urugero, nk'umuntu wavukiye ku mafaranga, ufite iwabo bafite amafaranga, yego, ariko nanone gutekereza uti ese kuba mfite amafaranga byavuye ntabwo ibyo yabitekereza, ahubwo uzasanga amafaranga urya yakoresha butandukanye na wa muntu wari warayabuze, cyangwa se wabo bari barayabuze. Muri make ni wa muntu uzishakamo ikintu cyashaka cyose akakibona, kandi nanone amafaranga akomeza akinjira. Uwo muntu ntazaryoherwa n'ubuzima bw'uko afite amafaranga, ahubwo n'ubundi buzima buzahora bwa bundi. Ariko undi wayabuze nayagira amazishimira kuba yagezemo, ayishimishemo nyine mu buryo ibyo yari yarabuze. Ariko wa wundi usanzwe afite ntabwo azamunyura kimwe n'umuntu wari warayabuze. Urumva bisa nkaho bifitemo difference. Muri make ya rero, nurota ufite urufunguzo umenye ko ari umugisha wawe Imana iguhaye. Izi ni zinzozi za karindwi zigaragaza yuko uri umugisha ku Mana. Muri make nanone nurota inzozi ujye umenya ko Imana iguhinduriye amateka kandi ugishima Imana cyane. Muri make ibintu byose uzajya urota uko byaba bimeze kose bibe byiza, ujye umenya ko Imana igukunda bitewe nuko ibitumye ubihishurwa, kugira ngo niba ari ibibi ubisengere biveho, niba kandi ari byiza ubisengere nanone Imana ibirinde, bitewe nuko ibyiza iyo bije bizana n'icyo bita kwibwa. Satani azabikurikira ashaka kubyiba. Reka dukomeze n'izindi nzozi zigaragaza yuko umugisha w'Imana uri mu biganza byawe, cyangwa se Imana igiye kuguhindura amateka. Kurota ufite amagi, ujye umenya yuko kurota ufite amagi ni ikintu cyiza, ndetse ni ikintu cy'umugisha ku Mana, ndetse iragukunda cyane. Muri make ya nurota ufite icyo bita amagi, ujye umenya ko ari umugisha w'Imana, iguhindura amateka kandi iguhaye umugisha mwinshi cyane, bitewe nuko Imana yagukunda ndetse irakwishimira. Nurota ufite icyo bita amagi, ujye umenya ko ari iterambere ryo mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Muri make nurota ufite amagi, ujye umenya ko nibucuruza ugiye kubona umugisha, ndetse igiye kuguha umugisha mugari, ndetse umugisha uzatuma utunga n'abandi, wo gutunga n'abandi. Umugisha uzatuma utunga n'abandi mu buhe buryo? Ushobora kuba ufite akazi ugaha abandi akazi. Muri make ni akazi kari business kazahesha abandi akazi. Nurota ufite amagi, ujye umenya ko ari akazi uzabona kumugisha, cyangwa se ko kwikorera mu haho hagati,
kazatuma uhesha abandi nabo umugisha, nabo bakaza gukora muri ka kazi, nabo bakagira inyungu babikuramo bitewe nuko Imana yakugiriye neza, ndetse n'abandi nabo bakugiriyeho umugisha bitewe nuko ufite akazi, wabahaye akazi. Nyuma cy'izo zazo nuzirota ugishima Imana bitewe nuko ibiguhindurira amateka, ibikugaragariza yuko nuko kuri uyu munota uri gukorera abandi uzikorera, kandi nanone niba kuri uyu munota uri gukorera abandi, humura ukomeze ukomere, igufiteho umugambi mwiza. Izindi nzozi za nyuma arizo tugiye gusorezaho, kurota utashya. Nurota utashya ujye umenye ko ari ikintu cyiza, bisobanuye gusenga. Imana ikubwiye iti senga, hari umugisha ngiye kuzana mu biganza byawe, ariko mbere ko nkuzana banza usenge. Impamvu y'ukubwira ngo usenge ni yihe? No kubera ko uko imigisha yose yabigusezeranyije yuko ugiye kuyiguha, haba ari ibiyirwanya biri iruhande rw'iyo migisha. Muri make tuje gato yukarangara cyangwa se nusenge, Satani arayikwiba, kandi iyo yikwibye ntabwo birenganyiriza Imana, kuko iba yarakubwiye uti senga, hari ikintu ngiye kuzana mu buzima bwawe. Imana ikubwiye iyo urose uri gutashya, ibikubwiye ngo senga, hari ikintu ngiye kuzana mu buzima bwawe, cyangwa se umugisha ngiye kuzana mu buzima bwawe, gusa Satani arashaka kuwukwiba. Ni nkaho ari kwibikubwiye. Muri make rero nurota uri gutashya ujye umenya ko ari isiri ry'Imana igwaye kubwira iti senga, hari ikintu cyiza ngiye kuzana mu buzima bwawe, gusa Satani ashaka kukikwiba. Nutaba amaso urakibwa, kandi koko iyo utabaye maso Satani akikwiba, ugasigara noneho uhangana no kugaruza ibyo yakwibye, kandi wakabaye warabisenye mbere yuko abigutwara. Twabanye kugeza kuri uyu munota, ndabashimiye kuba twabanye kugeza kuri uyu munota, ndetse ubaye utarakora subscribe, reba hasi hari ahantu hari subscribe, ukande subscribe, ndetse numara gukanda aho handitse subscribe urabudukurikiranye umunsi kundi, ndetse ufungure n'akazogera uraba udukurikiye umunsi kundi, ndetse ubusobanuro bwose bw'ibitandukanye tuzayatugenda tubagezaho, uzajya mu mbere agomba kubusobanukirwa. Ngiye mwumvaga ni Mr Alex, see you around. Kundi busobanuro tuzabagezaho indi minsi itandukanye, ndetse buri munsi tuzatugenda tubagezaho. See you around.